umuntu mukuru ajya mu kabari akanywa amayoga ndetse no ku ruhande akaza gufata ibindi biyobyabwenge. Bino biyobyabwenge bijya mu mubiri we bigatangira kwikusanya, bigakusanya imbaraga zabyo bikamukoresha. Nawe yareba umwana w'umwangavu cyangwa undi muntu mukuru akumva irari rirazamutse, akumva yakora imibonano mpuzabitsina idashingiye ku bwumvikane. Ese ibi ngibi amategeko y'u Rwanda bivugaho iki? Ese iyo bavuze gufata ku ngufu wowe ubwawe wumva bisobanuye iki? Gufata ku ngufu ni ugukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utabishaka cyangwa atabashije gutanga uburenganzira bwemewe hakoreshejwe ingufu, iterabwoba, ubwambuzi cyangwa ubundi buryo butuma umuntu atabasha kwihitiramo. Iki ni icyaha gikomeye kuko kiba gihonyora ubuzima bw'umuntu, ku mubiri we no ku buzima bwe bwite. Ariko se amategeko y'u Rwanda bivugaho iki? Amategeko y'u Rwanda ashyiraho ibihano bitandukanye bitewe n'uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'imiterere y'uwahohotewe. Gufata ku ngufu umuntu mukuru. Itegeko nomero 68/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryahinduwe n'itegeko nomero 059/2023 risobanura gufata ku ngufu nk'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hatabayeho uburenganzira, ubwumvikane, hakoreshejwe ingufu, iterabwoba, amayeri, ububasha umuntu afite ku wundi, cyangwa hifashishijwe intege nke z'uwahohotewe. Ku muntu mukuru uhamijwe gufata ku ngufu, igihano cy'ibanze ni igifungo cy'imyaka 10 kugeza ku myaka 15 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyoni 2. Hari n'ibindi bihe biremereye bishobora gutuma igihano kirushaho gukomera. Urugero, iyo icyaha gitera indwara idakira cyangwa ubumuga, iyo gikorwa n'abantu benshi cyangwa cyica uwahohotewe. Noneho tugiye kurebera hamwe iyo wahohoteye umwana bigenda bite. Ariko se noneho iyo wahohoteye umwana bigenda bite? Aha amategeko y'u Rwanda arushaho gukomera. Mu mategeko y'u Rwanda umwana arindwa mu buryo bwihariye ku byaha by'imibonano mpuzabitsina. Itegeko rivuga ko ingingo y'113 rigena gusambanya umwana kandi rikubiyemo gukora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina ku mubiri w'umwana, harimo kumwinjiza n'igitsina cyangwa urundi rugingo mu gitsina cyangwa mu kibuno, cyangwa gukora ikindi gikorwa ku mubiri we kigamije kwishimisha mu buryo bw'igitsina. Ariko se noneho iyo kino cyaha kiguhamye wafashe umwana ku ngufu cyangwa wakoze ibindi bintu bigaragaza ko wari urimo kumuhohotera, aha niho amategeko y'u Rwanda arushaho gukomera. Mu mategeko y'u Rwanda umwana arindwa mu buryo bwihariye ku byaha by'imibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu ahamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana, igihano ni igifungo cy'imyaka 20 kugeza ku myaka 25. Iyo uwahohotewe ari umwana uri munsi y'imyaka 14 kandi uwakoze icyaha akaba ari umuntu mukuru, igihano gishobora kuba igifungo cya burundu kandi ntigishobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. None se umwana we ashobora guhanwa? Yego, aho rwose umwana ashobora guhanwa, ariko umwana ntafatwa kimwe nk'umuntu mukuru. Itegeko rivuga uburyo bwihariye iyo icyaha cyo gusambanya umwana gikozwe n'undi mwana. Urugero, iyo umwana afite imyaka 14 kugeza ku myaka 18 akoreye undi mwana icyaha akoreshejwe n'ingufu, iterabwoba, amayeri, gukoresha intege nke cyangwa kumuha ibintu bya psychoactive byayobya ubwenge bwe, amategeko agena ibihano byihariye bitewe n'uburemere bw'icyaha. Mu gihe igihano gisanzwe cyaba ari igifungo cya burundu, uwo mwana ashobora guhanishwa imyaka 10 kugeza ku myaka 15. Mu bindi bihe igihano gishobora kugabanywa hakurikijwe amategeko.